muhanji wanyoye dore wanyoye muha dore wasoka n'indeyi kandi wakukanye impyisi waraye igihinga we kwarwamo rw'indinda dore waraye inyawera iyazeza amahembe iyo ni inganje rwayumba ruvudukana ndiga rwa migogo mukaguri baragutinya ngo twarabirirwa mudahomba kwica umuribuza urugamba gukirigira ingomba mubiri igisiga cya nyahinga gisaza cyo mu ndende mbe nkurakura ya mwirango nkota biguya rugina nyamuherekeza inka mu nkoko inkongoro zikwita ingenzi uri ingeri iyo ni inganje rwayumba ikibuga mugana ngeruka dore inka zanaharaye ku gasaro na mutende inaha inka zanaharaye dore zaciye ibikumba iyo mu butansinda bwa kigoma na muyange dore zaraye inyawera iyo zeza amahembe iyo ni inganje rwayumba iragera kundiba neza ni Sophia Nzayisenga muramuzi cyane azwi cyane mu bijyanye no gucuranga inanga niwe turi kumwe hano muri studio za Radio Rwanda. Sophie, ibintu byo gucuranga inanga wabitangiye ufite imyaka ingahe? Natangiye gucuranga inanga mu mwaka w'1986 nibwo nasohoye indirimbo bwa mbere kuri Radio Rwanda. Icyo gihe nari mfite imyaka 6. Ubwo uracyayibuka se? Yego ndayibuka. Ishyira twumve. Uracyayabakera kuri bamukanguka mube maso muzinduka twibukiranye kurara hamwe twese uko twagera ku migambi yo kuvugurura imihingire turomboreje uburyo bushya bwo guhinga bihagije iyi ntego tugezeho yo guhinga kijyambere yavugurura uko twifata mu by'ubutaka dushigaje n'indi bitoki bitongana n'urwirindi ibyara byagaza kimara indi nkera kurima kwa mudakererwa ndi nyir'isuku ingana isuku yarwongera musaruro nirudasanya amatarasi indingane ndi rushingwa mishirwa nyamashara sishwa n'imbeho gitondo gutangaza maze gutabira komeze. Wabitinyutse gute ibi bintu? Natangiye gucuranga nigishijwe na data Cyurusi Thomas. Abantu benshi bamuzi ku nanga ya Mugoyi na Nyiragore, Impyisi Bihehe ndetse n'izindi. Nawe yari umucuranzi w'inanga birumvikana. Namenye ubwenge rero nsanga iwacu bacuranga ariko nkabikora mu miryango yombi wabo wa papa ni wa mama kuko ni wa mama barabacuranzi. Uhere ku musaza witwa Mushabizi Vianney abantu benshi bamuzi ku nanga yazanye inka ni marume avukana na mama. Ubwo rero urumva ko nari mfite iriba mvomamo. Ni iriba mvomamo nk'umwana w'umukobwa mu muryango niwe wabikoze wenyine? Ninjye wabikoze kinyamwuga. Iwacu mu rugo bana benshi baracuranga simvuze bose ariko abenshi bazi gucuranga inanga ariko ntago babigize umwuga bafite ibindi bintu bakora ninjye wabikoze nk'umwuga. Wowe niki cyaguteye imbaraga? Icyanteye imbaraga cyane namenye ubwenge nyine mbana na papa. Kenshi akanshishikariza gucuranga inanga akambwira tubikora neza urabizi ndetse nkabana nawe cyane ko nagize umwandiko wo kubana na papa. Mama umbyara amaze kwitaba Imana nzakorerwa n'undi mubyeyi nyine mama wacu murumuna wa mama niwe twaje gukomezanya. Ubwo rero nagize ibihe byinshi igihe kinini cyo kubana na papa cyane no kumwegera no kuganira nawe ibyo yakoraga. Urumva mama yitabye Imana ndi muto mfite imyaka 4. N'igihe cy'imyaka 4 rero nakunze kubana na papa ndetse naba nagiye kwa sogokuru nkahura na marume nyine Mushabizi Vianney ndetse na sogokuru byara mama nawe yaracurangaga. Urumva nari mfite uburyo bwinshi bwo kwiga no gucuranga noneho bose rero bakambwira batubikora neza bacuranga neza inanga nta mpamvu yo kubyihorera bakanyandika indirimbo. Urumva ko icyo kigero cyanjye ntago nari nzi kuyandikira indirimbo bakanyandika indirimbo bakanyigisha kuzisoma. Ninjye mu mwaka w'amashuri umwaka wa mbere w'amashuri abanza nzi gusoma no kwandika kubera banyandikiraga indirimbo nyine nanjye nkasoma nkabifata mu mutwe. Naho rero nakwiye gucuranga inanga ndi umukobwa. Iyi nganzo yawe imaze kwamamara kugera ku ruhe rwego nkawe hari umuntu ashaka kuba Sophia ashobora kuba acuranga hari mu Rwanda
kandi nyamara waratembereye n'amahanga. ntago nakurondera ibihugu maze kugeramo ngo mbirangize, ariko kujya saa izi ngizo umugabane ntarageraho ni umugabane umwe mu migabane 5 igize isi. Nkeka ahandi hose narahageze kandi mu bihugu birenze kimwe. Ubugingo n'ubu maze kugera mu mastate 28 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, maze kuzenguruka ibihugu bya Afurika inshuro zirenze 2, maze kugera ku mugabane wa Aziya. Mbese muri makeya naratembereye hamwe n'inanga yanjye turi babiri. Witwaje ari igikoresho kibanze cyane. None Sophie, urebye uburyo wabikoraga uri umukobwa, urumva ufite abantu bangahe? Ndi umubyeyi, mfite abana, sinyakunda kuvuga umubare w'abana kuko mfite abana benshi, ariko nabyaye rwose n'abantu bagira impungenge. Mfite umugabo, ndubatse, yego nta kibazo. Mfite abana bakuru, harimo n'abazi gucuranga inanga. Umuhungu wanjye w'imfura Kayesu Jean Patient ni umunyeshuri ku Nyundo, renda kurangiza na mucuranzi w'inanga mwiza ku buryo bwiza, urumva ko nta kibazo. None kubikora uri umugore gutya, imbaraga ushyiramo ni nk'izo washyiragamo uri umukobwa cyangwa biratandukanye? Biratandukanye kuko biranyorohera, abantu baranyumva, abantu baramenyereye kujya kuri stage yanjye, abantu barayizi. Ariko urumva icyo gihe byari ibintu bitunguranye, kuko nkeka ko muri kino gihe ari nge mukobwa watangiye gucuranga inanga navuga mu bitaramo bigari n'ahandi hantu. Suko ari nge mukobwa w'umunyarwandakazi ucuranga inanga njyenyine, hari n'abandi, ariko mu by'ukuri ninjye watinyutse kuba nabigaragaza mu mishyire mu bandi bwa mbere. Ubu ndashima Imana ko muri iyi minsi hari abandi bakobwa nsigaye mbona bacuranga inanga. Birashimishije. Ongera uzicurangira ho twumve. Yego. Ni nyambo Chamakana karama nyamakama nakandi karama gurungo nkitumire kuri ntamangu tuye kumana y'Iburunga, ngagenda ngerera Inyanza rori nyamba nibazimuriko zitatse amasaro ye amasaro n'amasimbi, imbyeyi zivumera inyana ziri kwikina amatavu. Nyambo we matambi neza bafite impumuro gaye y'urukundo nyambo, mu gihe nyirangamo ibyo byiza numva